buzima habaho igihe cyo kwishima, igihe cyo kuryoherwa n'ubuzima, hahandi wumva ari wowe muntu wishimye kurusha abandi bitewe n'ibintu bigiye bitandukanye. Muri ibyo harimo ubukire ndetse no kumva ko ukunzwe. Ntawe utishimira kugira umubwira ko amukunda, kamwifuriza ibyiza, kahora amutekerezaho ndetse katifuza icyatuma babara mu buzima. Gusa wakibaza ngo ese nta mpinduka zijya zibaho? Hari abo bihira bikaba byiza ariko ndetse hari n'abo bidahira ugasanga warabeshywe, ibyo wabwiwe ari ibinyoma, wari uzi ko wabonye urukundo nyarwo, mbese wumva ko wahiriwe mu buzima. Ibyo si biba ku bamaranye igihe gito ndetse n'abamaranye imyaka myinshi nabo bibabaho. Icyo gihe wuzura agahinda, ukiyanga, ukumva bya byishimo bihindutse amarira. Aho wabonaga urumuri hakaza umwijima. Rimwe na rimwe ukaba waniheba, ukumva ubuzima ntacyo bukumariye, ukumva nta kindi kintu cyitayeho mu buzima, bitewe n'uko ibyishimo byawe wabikuraga ku mukunzi wawe. Amazina yanjye nitwa Rutayisire Linda, mbana na mama ndetse na musaza wanjye Shyaka. Papa we yapfuye nkimara kuvuka. Urugendo rwanjye rwari rurimo umucyo mwinshi cyane, gusa si byatinze hazamo umwijima, amarira, agahinda, kwiheba ndetse no gushavura. Umutima urababara, ndiheba, numva isi nta kintu kimariye. Hamwe nakoze byinshi cyane byatumye nicuza kuko sinari nkwiriye kubikora. Niyo mpamvu nsaba we mukobwa ndetse nawe musore ngo utazigera ukora ibyo njye nakoze, ukicuza amazi yararenze inkombe. Dore uko urugendo rwanjye rwatangiye ni uku nguku. Linda, gira hino tuganire. Yego mama, ndakumva nta kibazo twaganira. Linda mwana wanjye rero, nagira ngo tuganire kandi nyumve witonze. Dore ni wowe mukobwa mfite, wowe na musaza we Shyaka ari nawe mukuru. Nkora ibishoboka byose kugira ngo ndebe ko hari icyabateza imbere. None ubwo ngize amahirwe ukabona scholarship yo mu Bushinwa, nagira ngo nugerayo uzamenye icyo ukujyanye, uzamenye indangagaciro z'umukobwa w'umunyarwandakazi. Sibyo Linda mwana wanjye? Oya mama, wigira ikibazo, ndakwizeza yuko nigera muri kiriya gihugu cy'amahanga nzitwara neza kandi nzaharanira ko nzagutera ishema mu bantu, ku buryo ningaruka bazishimira ibyo nzaba naragezeho. Kandi ntabwo nakishimira kukubabaza nzi imvune wagize uturera njyewe na Shyaka uri wenyine mu gihe papa yari yaradusize yarapfuye. Mwana wanjye rwose nsezeranya ko uzagenda ugakora ibikwiye. Dore hariya ni mu mahanga ntabwo ari iwanyu. Ejo utazagenda ugashukwa n'ibyiza bihatatse, maze ukiyibagiza ko ugomba kugaruka i Rwanda kandi ukanashyingirwa. Oya mama, wihangayika, ntunyizera se musanzwe uzi imico yanjye. We humura, ningerayo nzitwara neza nka Linda usanzwe uzi, ntabwo nzigera mpindurwa n'abantu mama, ni ukuri pe. Ndakwizeza yuko ningaruka uzavuga ati umukobwa wawe yakoze neza cyane, kandi bizagushimisha ndetse n'abantu bazavuga ko wareze neza mama. Humura, nta kintu nzigera nkora cyatuma ugaragara nabi mu bantu. Nizere ko ibyo tuganiriye rwose ubyumvise, kuko uba ugiye kumara igihe kirekire tutari kumwe. Icyo gihe ntabwo uzaba utinya ijisho ryanjye, ahubwo uzaba uyobora ubuzima bwawe uko ubishaka. Yego mama, urakoze cyane ku nama ungiriye kandi nzazikurikiza aho nzajya hose. Nubwo utazaba uri kumwe nanjye ariko nzagerageza nkora ibyiza kuko wanoje neza, kandi urakoze cyane ku nama ungiriye. Sawa rero, ngaho komeza witunganye kugira ngo kuwa mbere bizagera ibintu byose biri ku murongo. Ubwo nanjye ngiye kureba umuntu adafitanye gahunda. Yego, sawa, ugira umunsi mwiza. Yego, Imana ikurinde.
Akuse wikata mamagaye no munsi byagenze gute kamuhamagare nuko yabaye. Hello sweetheart, how are you? I'm fine too. Ugeze se ngo tujye shopping nagusiko nzagenda kuwa mbere. No sweetheart, byahindutse nzagenda kuwa mbere wowe ngwino mu rugo tubivuganeho wirakara ubundi uri bwumve ko impamvu zumvikana sibyo sweetheart. Sawa nari. Bigenze gute wiri? Mbona wisindura sura bro. Wiri. Wiri. Bigenze gute wa? Man ndumva binchanze noneho bigeze. Ibikitse kandi bro. Man ngo Linda azagenda kuwa mbere. Ese niba rubizi ko n'ubundi azagenda man. Igindutse ni igihe cyo kugenda ariko ubundi byo kugenda wari usanzwe ubizi ko azagenda bro. Kandi azanamara n'imyaka 3 mana ataragaruka. So rero ndumva nta mpamvu yo gukibika bro. Calm down wa. Ako kugira ikibazo mu mutwe. Uziko Linda agiye kugenda mani nta kintu na kimwe muzi. Giye uzana pangaga kuzamufata nkamujyana n'ahantu. Ngahita nikorera affaire. Usagiye affaire nyikoze se. Shaje bireka mani. Ako se biri. Ahubwo urumva utarabaye indangare bro. Imyaka 2 umaze ukundana na Linda urambwira ko nta kintu wigeze ukora. Nukuntu muzi kwa bebure wa bro. Isha. Wimbeshya mani. Giye uzarinda yarambwiye ngo tutashakanye ngo nta kintu nshobora gukora. Kandi njye napangaga byibuze kuzamufata nkamusohokana nk'ahantu nkagenda tukararayo mwikorera affaire nkagutwara. Nubwo njye mwitera bwaki ariko akanyerera Linda ndamukunda bro. Cyane akundi bro. Ariko biri. Uziko nungutse igitekerezo bro. Reka nkore kukuntu tuzikina. Ngiye kubijyamo man. Bimere nk'ari agapari gasanzwe tuko kumusezera. Hanyuma undi uzahita usoreza amaferi zawe zose. Sibyo? Bitekerezo bro. Kandi urumva ari byo man. Aya uzi ko wasanga ari byo. Byibuze ukabwira Joli mugapanga ikirori hanyuma we akazaza yatunguye nyine azikari surprise. Ariko reka nkwereke bro. Ibyo ngibyo wewe wibimbwiriza wowe binyemerere gusa. Hanyuma undi we turapanga karori. Hanyuma wowe ntabwo nubwo uzabona ikintu memba bro. Ntari ngawe we noneho nshakira abakobwa banyu b'ibyotsi byiza cyane. Byibuze abazaye bahari Linda azajye gufata indege nanjye mfite uri ku nkanda nyine ukora ka massage. Ntari ibyo ntabwo ari ibyo umbwiriza bro. Wowe marira akazi ubundi we do. Byose bizabyikoze. Ntari we kanje kureba noneho Linda. Ariko nanjye ngiye kugenda namwikarumye ntabwo ndi umusozi ntabwo ndi umusezere kugira ngo nanjye naza mu karori byibuze azansaba imbabazi affaire ndimo kuyikora ndabeshye wumva se ahubwo we ntari bimugereho ngo nanjye ndeka nsigare ndanga mvugisha abantu ntabwo papa wanjye warari we. Allo Jolie. Allo, bite se cyuki cyanjye? Sha nta gitima kibi kabisa. Ahubwo se uri ko ari ikirakana cyaka kugwa? Oya wowe banduze mu rugo ubundi dupange gahunda neza ariko. Oya ntari muzane. Nta kibazo. Sawa. Sweetheart, come and give me a hug. I missed you. You missed me? Of course I missed you. How can you ask such kind of question? Siko mumbura nta n'icyumweru kirashira ubwo n'ugendo kuzamubura bingana gute? Akuze sweetheart. Kuje ubabaye byagenze gute? Ako Linda mu myaka 3 ugiye kumara mu Bushinwa tuvugana gusa ibyo bintu bizabyara iki? Ako sweetheart ntabwo unyizera koko.
ubu ntabwo unyizera basi niba ari ikiguhangayikishije ko nzaguca inyuma ndagusezeranya ko ningerayo nzajya nguhamagara mu gitondo saa sita nijoro as long as nzaza mba ndi free umwanya wanjye nzaza mba nawurwaye wose kandi urabizi ko ngukunda cyane ntabwo naguca inyuma sweetheart ahubwo wowe nsezeranya ko utazigera uca inyuma sweetheart sibyo ese ntabwo yamukirana n'uburyo uzi ko ngukunda genda gusezeranya ko nzakomeza kugukunda ariko nanone nawe gerageza ubwire mama byibuze umara icyumweru kindi nzabona uko musezera neza sibyo